abakoresha bikoro n'abanyabyaha, indaya, wewe uri inshuti yawe, koma wowe uri inshuti n'abanyabyaha. Byakugendekeye kandi bari bazi ko ari uwe, bagashaka guhinyuza kwera kwe. Abitwaga abafarisayo bera cyane bagenderaga kure n'abanyabyaha. Timudukoreho twebwe turabera, twebwe tumaze iminsi 3 twiyirije, twebwe oya tumutwegere abera. Yego abanyabyaha timutwegere. Yesu mwiza, Yesu w'Imana ngo asino iwageze ino abishuti nabo. Tuvuge ngo amen. Amen. Kongere kandi haleluya. Iyo umuntu ari inshuti neza, Imana yabaye inshuti yawe, uba ufite umutima wayo w'iyo nshuti yawe, ikintu cya mbere umutima guhatira kuba inshuti n'abanyabyaha. Nubona uri inshuti n'Imana ariko ukabita uri inshuti y'abanyabyaha, uzabanze witekereza ubaze neza kugira umutima w'Imana. Kuko Imana ikunda n'abanyabyaha, bayikuye mu ijuru igasiga ubumana, ikazino ari bije gushaka. Nibyo byamukuyeyo, biramuzana azino aje gushaka umunyabyaha akabiyegereza. Ariko twebwe turi mu kumara kubwira abantu ko turi inshuti na Yesu, tukamara iminsi 6 mu butayu ku musozi, ariko twagera ino kwegera abanyabyaha bikatubera ikibazo. Tewo wagiye ejo bundi yageze asiga abana 30 mu nzu, yari afite abana 30, akababwira ngo nimusigare ngiye gushaka ibyo kurya. Abana 30 ba mama, yari afite abana 30. Abana biwe 4 abyara mu nda yiwe n'umugore, abandi bana 26 yatoraguye ku mpanda za Mayibobo, bose bazarunda muri 30. Akababwira ngo ngiye gushaka amafaranga yo kurya, kugaburira abana 30, agafuka kakamwe ndiko kajya gashira, akagenda agiye gushaka amafaranga yo kurya. Yagerayo akagaruka n'izindi Mayibobo zakijijwe, akababwira ngo amafaranga ntayo nabonye, ico nabashije kubona n'abo banyabyaha nzanye. Inshuti ze asangira nazo, iyo umuntu afite umutima w'Imana, iyo umuntu afite ubushuti n'Imana, abanyabyaha ni nziza. Cyo kirumvikanye. Twavuga ngo amen. Amen. Yesu arivugira wenyine aya magambo, aravuga ngo ninde wagira inshuti abasha gupfira, ninde wagira inshuti akagera ku rwego rwo kuzima. Mureke mbabwire ukuntu byagenze. Yesu twebwe abanyabyaha, iyo umuntu yafashwe n'urubanza guhanwa, hari inzego zibikora iwacu kugira ngo umuntu azabashe gufungwa. Abanza kujya abagenzacyaha, nibo bazaje gushaka amakuru. Abagenzacyaha iwacu bitwa ribu nizije gushaka amakuru. Abagenzacyaha bakaza bagashakisha amakuru y'ibyaha uregwa, bamara kuyabona bakayashikiriza abashinjacyaha. Ukabugeze mu rubanza, abashinjacyaha bakagushinja ibyaha byakorewe ubushakashatsi n'abagenzacyaha. Barangiza hakaza kuza abacamanza biga kuri rwa rubanza ngo bamenye ko ya makosa yawe ari. Ese turi kumwe? Aho noneho ngo birangize twebwe ubugenzacyaha bwashakishije ibyaha byacu biradufata. Ubugenzacyaha gushaka ibyaha byahutuma barabona ibyaha byacu, ngo bigere mu rukiko, abashinjacyaha baranshinja ibyaha birampama, ngo baje guca urubanza. Abacamanza baca urubanza rukwiriye batubereye, ibyaha birampama. Ngo harangize hariya hamahago inshuti yanjye iravuga ngo ibyo byaha byose murega huduma. Ubugenzacyaha baragenzuye basanga ibyaha nibyo, ubushinjacyaha basanga ibyaha nibyo, n'abacamanza baciye urubanza rubereye
tarimo rwa kibera nirwo rubanza baciye nirwo agomba gupfa. Igihano gikwiriye ibyaha byiwe ni ugupfa. Warangize Yesu aravuga ngo Huduma ni inshuti yanjye, nimumukureho ibyo byaha, igihano cyo gupfa mukimukureho jewe ndemeye umupfire. Warangize Yesu arabaza ngo se ninde wari wagira inshuti imeze nk'iyo yakwemera guhagarara mu rubanza rwagufasha? Akavuga ngo ndemeye ndagupfira. Ninde wabona bene hano murazigira? Mugizo basha gufunga umwaka bakoreza ibyaha byo gufunga umwaka, mugira inshuti zo kwemera gufungwa umwaka ku bwawe. Ko mudakundana icyumweru se basi hari inshuti yawe wagize n'ikibazo ukagira urubanza icyumweru bakagufunga, ufite inshuti yovuga ngo basi icyumweru ngiye kumarira muri gereza. Ino murazifite? Ba mama, kunta mama wubwira undi ngoza yagize ibyaha none bamureze azomara iyinga afunzwe, nta mu mama wakwemera inshuti yiwe magara ngo aje kuyimarira icyumweru muri gereza ntawe? None uko muri inshuti niko basha umeze neza. Hari inshuti yawe wobwira ngo ubwo bari bagiye gufunga ndakugendera? Tuvuge ngo amen. Zamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Narangize Yesu we ntabwo yavuze ngo ni icyumwe ibito no guhakana. Yesu we yari yavuze ngo urubanza rwamfashe, urubanza rwamufashe n'urwo kuva. None uko bigeze aho aravuga ngo aba bantu ni inshuti zanjye. Ubwo ari inshuti zanjye ntabwo badupfuye, jyewe ndemera guhagarara mu mwanya wabo. Warangize Yesu aravuga ngo ese ni hehe wowe inshuti nk'iyi? Siko twasoma ntabwo kibita abagaragu ahubwo muri inshuti. Ninde wowe ufite inshuti imeze nkawe? Hari indirimbo twagaza turirimba kera iwacu tukiririmba gushimisha, ariko ino mushobora kuba muza mwiririmba ngo hari umukunzi nka Yesu wacu. Hari umukunzi nka Yesu Yesu zibiturusha atuero muyobo. Hari umukunzi nka Yesu wacu. Tuvuge ngo amen. Kugira Imana inshuti ni mu kuvyumva, kumva ko uwo muzanira Yesu hano ngo muhobe mubwire ngo inshuti yanjye Yesu, uri inshuti yanjye. Narare ngo ndebe ko ngo ndegereze neza nsanga nta nshuti nka Yesu. Ndasobanukirwa ndayishobora kukansanga. Arambwira ngo umuntu ukeneye kugira inshuti yawe, inshuti magara, inshuti magara, Imana ni inshuti magara. N'abantu ni inshuti zanjye, ariko ikizanshoboza kubana n'abantu tukaba inshuti mbere nzabishobozwa n'ubucuti mfitanye na Yesu. Imana kuba inshuti za Yesu uzaba inshuti zanjye, kuko azambera umujyanama mwiza. Kubera ko ari ngombwa kuba inshuti n'Imana. Kubera icyo kibazo tugiye kubaza cyane. Kubera ko ari ngombwa kuba inshuti n'Imana. Umunsi umwe havuka umugabo witwa Enoki. Imyaka Enoki yabayeho biravuga ngo agendana n'Imana. Ntabwo yagendanye n'Imana muzajya mwumva ukuntu byagenze. Enoki yagendanye n'Imana ariko si ukugendana n'Imana, yabaye inshuti n'Imana. Imana ikavuga ngo ndamanuka ngende nje gusura na inshuti yanjye mwiza. Kamanuka agerayo
ikamubwira ngo uraho neza nshuti yanjye. Enoki ikamubwira turaho wiriwe neza, herekeza. Bagahaguruka bakamuherekeza. Enoki agaherekeza Imana, bakagenda bagera mu nzira, akamubwira ati subirayo ndagiye. Enoki agasubira. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, imyaka 100, imyaka 200, imyaka 300. Umunsi umwe zamura amaboko. Umunsi umwe aramubwira ati twakundi dusanzwe tugenda, perekeza tugenda. Perekeza tugenda. Ngo bagere mu nzira aramubwira ati sasa tusubirayo, urangeze iwacu. Nuko abaye. Uko niko yagiye. Mwari mwabona umuntu twakunda abana bageza baherekezanya kera ino tubikibaho. Ukamuherekeza ukamugeza iwabo, wamugeza iwabo nawe ukaguherekeza. Enoki we wari inshuti n'Imana. Yagiye yaherekeje inshuti yiwe, aravuga ngo inshuti we tugende uperekeze, naje kureba none uperekeze tujana. Ko dushitse urasubirayo. Feria. Bwari ubucuti bukomeye yagiranaga n'Imana. Perekeza tugende. Amakuru yaragushika. Kwa kundi umuntu avugana n'inshuti yiwe, kumva amakuru yanze. Tume tuvugane tugumane. Ariko ino dufite ubwoko bw'inshuti. Hari inshuti dukeneye kureka. Hari inshuti dukeneye kureka mama, hari izo ukeneye kureka. Zagukuye ku musaraba. Zagukuye ku musaraba. Mukristo. Ngo yagaza yicara gutya. Ngo akagira ubwoba ngo cyane yagira ubwoba mu Kristo. Ngo iyo hari umuntu wabaga yapfuye. Ngo akagira ubwoba agafatwa n'ubwoba. Ariko ngo yarate mu mudugudu twari mu kiro. Umunsi umwe ngo arahaguruka. Atora inzira. Ngo ariruka. Yiruka akavuga ngo bugingo we. Abagabo mu muhanda bamwe baramureba baraseka. Ariko bakurikirwa n'abagabo babiri. Kurikirwa n'abagabo babiri. Mudakurwa ku ijambo na Nyamujijanire. Baramukurikira. Ariko ngo yarabasizeho intera. Ngo baravuga ngo twitwanke tumufate. Bariruka baramufata. Ese mwo kwita baba? Ngovuga ngo amina. Kozamura ibiganza twavuga ngo haleluya. Ahubwo tuyu mugabo w'inshuti bigenda tumusige areke agende wenyine tugere turi kumugaruka. Ngo bagereyo ababwira kurira hari urugendo rwiza. Arababwira turi ruriya mu mudugudu dutuyemo witwaga Rimuri. Ejo bundi uraye uri buri. Mudakurwa ku ijambo ngo aramubwira ngo dusubire. Nyamujijanire aramubwira ati yewe ndumva arafasha ko ndumva ngiye kujana nawe. Nyamujijanire abakumvira. Mudakurwa ku ijambo aramubwira ngo nawe ubaye injiji, nawe ubaye umuzi, uremeye ngo duhere za nshuti zacu duturana muri uriya mudugudu iwacu. Mureke mbabwire, abamama benshi bagiye hahandi barya batabinariko bajanywe n'inshuti zabo. Abana benshi bakoze amakosa bakamuka imugi, abandi bakajya mu bindi bajyanye n'inshuti zabo. Inshuti ikintu cyajanye babana bandi muza mubona babi sise wabimubwiye ngo abikore, si nyina wabimubwiye, ni inshuti yatangiye kugendana nazo. Mukeneye kureka turebe cyumbi nazo ni ishurubiko tubwe ngo amen. Turafitanye urubanza nawe. Hari abakobwa babaye materiel dafite murayo. Hari abatayizi bari abagabo. Niba hari umuntu ugiye kwiga gutereta ni wowe yifashisha kugira ngo arebe ko yobimenye. Donc wabaye atenisi nta gaciro ugira uraho ngaho tu. Nta gahunda afite ariko kubyiga niwe wagiye kwigira wewe
ni wowe ugiye kwigiraho, ni wowe agaciro ubaye usambana rero agaciro. Inshuti zimwe zikujyana mu bintu bidafite agaciro, rekana nazo. Sibyo kimwe. Yazavugana na barumuna bacu. Ariko tuvuge ngo amen. Amen. Tongere kandi ngo haleluya. Haleluya. Haba abamama urekeneye kureka batari inshuti nyazo, ubabwire ngo oya. Mudakurwa ku ijambo ngo yamasubirayo arababwira ati njyewe mfite inshuti muri uriya mudugudu, sinohera inshuti ngiriri. N'ubu ibyo turimo turavuga hari abantu batazabihindukaho kubera inshuti zabo. Ndabizi neza hari abantu batenda guhinduka, kandi kizatuma adahinduka azatekereza ngo za nshuti zawe. Imana yabwiye Ezekiyeli iramubwira ngo uzobunge ku manywa kugira ngo Abisiraheli bagire icyo biga. Ubunge ku manywa hana nijoro, tukabunge nijoro, uzohambira ari ku manywa, uhambira Abisiraheli. Nuzoza kubunga hari abo ugiye gusezera, uzoza ubasezera ku manywa bamenye ko wagiye. Umusezere ku manywa niba atari inshuti nziza, umubwire ngo ndagusezeye, bwa bucuti twagiranaga ntabwo bwigeze bungeza ku gakiza, tigangeje ku musaraba. Oya, twicarana nawe turi kugamba abandi, ubwo bucuti twagiranaga nawe ndakuretse. Umusezere ku manywa. Aya magambo naya nijoro cyangwa naya ku manywa? Uyakira igihe yasi. Wowe yasinziriraho nawe yobare ikintu cy'umugore. Kugira ngo ureke inshuti mbi ukamusinzirwa hunyiza. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge kandi haleluya. Haleluya. Yamashijyanino warura mutuge. Tuge. Komeza ubwira amakuru yo muri uwo mudugudu. Tuge. Baramubwira. Ayo makuru wewe yakuye he? Baramubwira ati nawe n'umugabo witwa mubwiriza butumwa niwe wambwiye aya makuru. None turenda kugerayo. Tuge. Kugira ngo none bageze ngo bagere imbere bavuye mu isaha. Ibi nibyo byiza wahoze ubwira. Ni ibi byiza wahoze ubwira tuzabona waje kwisayura. Isayura subira ngaho iryo juru uzorira wenyine. Inshuti iwacu mu Rwanda bajya bavuga ngo mbwira abo mugendana ubwira uwuri. Ntibisaba kumbwira uwuri, biragusaba gusa kumbwira abo mugendana. Wewe numbwira abo mugendana ndahita menya uwuri. Numbwira inshuti zawe ndahita mugushira. Utambwiye ngo uyu cyangwa uyu, wowe gusa mbwira abo mugendana, mbwira inshuti zawe ndamenya uwuri. Who is your friend? Ninde inshuti yawe? Kandi kizakubwira Imana niba ari inshuti yawe cyangwa abantu ari zo nshuti zawe. Hari umunzani uzupima inshuti z'umuntu icyo wagize inshuti. Hari umunzani uzupima icyo wagize inshuti. Ni umwanya mwiza kuko inshuti yanjye tubana nayo umwanya munini. Igihe canje aho kimara na inshuti yanjye. Niyo tutari kumwe nzamuhamagara umwanya munini tukavugana nawe. Inshuti yanjye nzamenya ngo wabishutse. N'ubu ndi hano mu kanya nazamukana n'umukobwa wawe. Papa, are you okay, papa? Meze neza gato? Kubera iki? Inshuti yanjye yagiye kuryama azambwira wake up papa, washutse data, waryamye. Ni icyo inshuti yawe, ariko Yesu ni inshuti yacu. Iyo tuvyutse azamenya ngo twashutse, twatuvugana nawe tukamubaza ndadini imeze gute. Wavyutse tugiye kuryama twiriwe ukavugira umwanya nawe. Iyo nshuti uyigirira umwanya. Ubu tuvuze ngo ninde nshuti ya Yesu, twese twomanika ibiganza. Inshuti z'Imana ziri twese twogwama tumanika ibiganza.
abaporo turabambere, ariko umwanya tumarana n'iyo nshuti ungana gute nico kigero cy'ubushuti mufitanye nayo. umwanya wayihaye urangana. Sinzi niba ari cyakaka. ngo buce Imana yibwira gukora ikintu ku isi. Imana yibwira gukora ikintu ku isi, birangize imanutse mu isi igiye kurimbura Sodoma n'i Gomora. Abrahamu ngo barebe, aragati bariya bagabo ntabwo baca ku rugo, reka ngende mbazane barye. Ariko nza ntangazwa n'ikintu kimwe bavuze, baravuga ngo ese ibi bintu tugiye gukora twobigisha inshuti yacu Abrahamu. Imana yiteguye kumena amabanga, ariko izamenera amabanga inshuti zayo izongorera. Imana yiteguye kongorera inshuti zayo amabanga y'umuntu, umuntu azayabwira inshuti ziwe. Imana iri gushaka ngo ninde kugira ibanga. Hari inshuti mfite nubwira ibanga ryanje kayongorera kayibwira ibanga. Hari inshuti, hari umumama afite na kivara nubitse ibanga ryanje. Imana kirashaka abo yabitse amabanga bayayo, nibyo ariko izabwira amabanga yayo inshuti zawe. Ninde nshuti y'Imana muri aba bagore Imana yobitse ibanga ryayo. Nayo ubwayo yaravuze ngo ntabwo bikunda iduhisha inshuti yacu Abrahamu ntabwo twamuhisha, ni inshuti yacu twamuhisha ibanga rero mu mitima yacu. Abagabo tuzamura amaboko tuvuge ngo amen. Ibanga ukaguma ukarimira ukaguma mwumva, ariko avuga ngo mbere inshuti yanjye uzobwira ibanga. Ni kuri Imana izishije yayo ikabishurira gusa inshuti zayo, ikavuga ati umugabo tegereje ko uzomubwira ibanga ryanjye, uzari ku inshuti yawe. Ariko tuvuge ngo amen. Amen. Tuzamura ibiganza. Haleluya. N'abasinzire tuzamura ibiganza twese. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Tuvuge kandi ngo haleluya. Haleluya. Abrahamu ariko inshuti zo mu isi nizo za mbere. Yobu yagize ibyago, Satani yateye Yobu, birashira yose. Umubiri ukabana, kumeza kwihangana, yumvira Imana ye. Umugore aramubwira Yobu ati atutse iyo Mana, maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira navuye mu nda ya mama, ndasubira mu nda y'isi, ndose ndakanguye Uwiteka. Tuvuge ngo amen. Inshuti z'Imana, Imana izizira inshuti zayo ibyo byinshi. Wabonye umukiranutsi wanje, wabonye inshuti yanjye yo, wamubonye. Imana izitanga ibintu byose igasigara mu bugingo bwawe, tizayemera gutanga inshuti zayo. Wowe urwara ibintu byoshira, ariko ubugingo Pawulo yaravuze ngo ubugingo bwacu bwahishamwe na Kristo mu muntu. Imana izibufatika gukomeza kugura inshuti yayo. Babirudade ngo baraje ngo bamara 7 jours baha bareba Yobu arimo kubabara akanwa, nizo zari inshuti magara za Yobu. ngo bamara umunsi wa mbere baramureba, arababara umunsi wa mbere urashira, Arababara umunsi wa kabiri urashira, bamara iminsi 7 ngo bataramwumvira akanwa kabo ngo bagire icyo bakubwira inshuti ziwe. Ariko ku munsi wa karindwi muzasome mu gitabo cya Yobu ngo Bildadi avuga amagambo yo kumusesereza, urebe ibyaha wakoreye Imana. Ino minsi tugira inshuti tuba duhuzwa nazo no kantu, nawe ufite akantu tukaba inshuti, akantu kashira ubunshuti bugashira. Mwebwe mu bino murabizi, umuntu azana inshuti n'umuntu bari hano, yagira Entebbe yazamuka gutya,
mufite ni inshuti zindi ariko hari ikintu cyane tuvuge ngo haleluya. Hari ikintu cyanejeje ejo bundi ndimo aya magambo amaze kuza kuri njye, umutima warambwiye ngo inshuti zo mu isi baza bakagusura. Hari igihe kiza kigera umugore wawe akaza kugusura n'abana bakagusura, barangiza bakagenda. Barangiza Imana irambwira ko Imana niyo yonyine gusa muzamutumana. Nubwo umugore wawe azoza aza gusura, uwo kwisanga muri gereza none papa n'urugero. Umugore yoza gusura n'abana, bamara bakubwira ngo ni 30 minutes nimuvugane nawe mu 30 mugende. Yesu niwe kumana nawe. Izindi nshuti hari ubuzima twatugeramo, izindi nshuti zikagusura, ariko Yesu ataza gusura. Niba ujyana natwe mu bitunaniza, niba utugenera bigashoboka. Haleluya. Amen. Inshuti yacu Yesu, gira Imana inshuti yawe magana. Babwire ibi bintu nka bine byonyine, ndabivuga nihuta cyane. Impamvu zine zigomba gutuma Imana inshuti yacu. Ninshaka gasoreza vuga kugira ngo abantu badasinzira nijoro gufata akanya gato, ndazivuga nirukanka cyane ariko twitabe. Tuvuge ngo amen. Amen. Zamura ibiganza rimwe tuvuge ngo haleluya. Ongera cyane haleluya, 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 haleluya. Asifiwe Yesu. Ngiye kubabwira impamvu zine zigomba gutuma Imana iba inshuti yawe. Impamvu zine zonyine zotuma ugira Imana inshuti yawe. Impamvu ya mbere ni urukundo rw'umwihariko Imana igukunda. Nico yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo kubera urukundo mbakunda rw'umwihariko, suko mwari beza, suko mwari benshi baruta abandi, suko ariko wowe narabakunze. Mbabwire torero ry'Imana ikintu kimwe na me, ngiye kukibabwira kimwe na me. Yesu ava mu ijuru ntiyaje gupfira mwebwe. Oya, muzi ko Yesu ava mu ijuru yaje gupfira hudu. Ni intama imwe yari yazimiye, iyo ntama ni jyewe. Amakuru yawe wese inyaza, ariko icyakuye Yesu mu ijuru yakunze urukundo rw'umwihariko. Urukundo yakunze, sinza nibuka ko Yesu yaje gupfira abanyamurenge n'abapfero, sinza nibuka ko Yesu yaje gupfira isi, sinza nibuka ko Yesu yaje gupfira huduma, kavuga ngo muzobe inshuti nawe. Iyo ukirimo kubitekerereza muri rusange uzugira ngo none nyine nawe wagendeye, ariko yazanywe nawe. Ni njye nyine Yesu yaje gupfira. Wamuririmbye yaravuze, ntabwo wamuririmbye azaririmba ngo Yesu yaducunguriye ku giti. Yesu yaducunguriye ku giti. Ngewe Yesu yaducunguriye ku giti. Amen. Umunsi uzamenya ko hari urukundo rw'umwihariko Imana igukunda wowe, apani kanisa wowe uzaba inshuti nawe. Uzatureka kuba inshuti nawe kubera tukicumva ko ni ibya twese, yacunguye twese, tuzomukundira muri rusange. Itorero niro zoza rivuga ngo riramukunda, nanjye nkaba ndi muri iryo torero, nuko nyine nzoza ngendera. Ariko Yesu yakunze wowe gusa, ni wenyine, kandi uwo yakunze ni wowe. Nimunyitabe ngo amen. Icyo nukimenya ko wakunze urukundo rw'umwihariko, nuzakibona Imana hari ikikoze, uzajya kwitekereza nkaho ari wowe wenyine igikoreye. Icyakabiri ni nijoro. Icyakabiri gituma inshuti n'Imana, icyakabiri gikomeye nibyo yakoreye ejo hashize. Iyo nibutse icyo yakoze ejo hashize, nzanyibwira ngo yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo ikize gutaha muzajya mwibuka ukuntu amazi yabaye amaraso, iwanyu amazi aba mazima. Muzajya mwibuka ukuntu imfura zapfuye, izanyu ntizapfa. Muzajya mwibuka icyo nabakoreye ejo, mwibuke ko inyanja yacitsemo umukamba. Mwibuke ibyo nabakoreye ejo, mubihereho. Amen. Hari icyo Imana yagukoreye? Hari umuntu ufite icyo Imana yamukoreye? Ninde ufite icyo Imana yamukoreye ngo azamure ikiganza? Iyo ni impamvu yo kugira ngo Imana inshuti zawe.
niba hari icyo Imana wibuka yakoze ejo kubibabwira kababwira ngo urwego umuntu azayuririraho ngo abone urwego murarwumva urwingo rwa rundi abasaza ba nino zirahaba rwa rundi umuntu azayuriraho ngo aje hejuru ukurira ku urwingo umuntu azayuririraho ngo asingire iby'Imana itaramuha umuntu azayuririra ku rwingo rwitwa kubara iby'Imana yakoze ejo nirwo rwego umuntu azayuririraho ngo asingire iby'Imana itarakora. Ntabwo Imana izi dukorera ibyo itarakora kubera twayibukije ibyo itarakora, izi bikora kubera twayibukije ibyo yakoze. Nubona ugiye gusaba Imana ntukazaza ubisabisha ibyo itarakora, uzajya ubanza uyibutse. Nicyo kintu kijya gikora ku mutima w'Imana, uyibutse uyibwire ngo kuribuka ko ejo wabikoze Imana iza yirukanswa no kwibuka uwo muntu no kuza kureba uwo muntu ubasha kurekoneza icyo Imana yakoze naje. Nicyo kintu Imana iza. Hari umuntu wabasha gutahura icyo nakoze arahari ugatangira kwibutsa icyo yakoze, uzagishingireho uyibwire ngo uri inshuti yanjye magara kandi ibyo wankoreye ejo hashize papa ntiyari kubikora mama